Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV Show nk'ibisanzwe, ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, ndabasuje mwese kandi ndashimira by'umwihariko wowe wakoze subscribe, ukandika comment ndetse ukanakora share ku biganiro byacu. Mwese mwandika comment ndabashimira, mwese mutange inama n'ibitekerezo mu biganiro tugenda dukora bigiye bitandukanye, cyane cyane by'imiryango, by'ingo. Ndabashimira cyane kuko hari benshi mugira inama bagiye batandukanye kandi zikabagirira akamaro. Uyu munsi turi kumwe n'umupapa, ntago ari umusore kuko ndabizi ko ari umubyeyi, ni umupapa turi kumwe muri kano kanya tugiye kuganira. Ntago mumuzi ariko hari impamvu turi kumwe muri kano kanya. Reka mbaze muhe ikaze atubwire n'amazina, hanyuma tubone gukomeza tuganire twamenye. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa bande? Izina nitwa Zaratyo Ananias. Ko mbona turisiriye cyane ubu turi buganire duhuze. Byaterwa kubera yuko urumva nanjye ntabwo nzi icyo munzaniye. Nyine icyo tukuhamagariye icyo ntago ari kibi, ni amahoro, ntago ari ibintu bibi rwose. Kimwe cya mbere ubanza utuze, ariko nyine ndabona uri karume cyane, ndabona ntarubone naho mera. Ntabwo nkunda gusamara cyangwa gusamaduke nk'abagore. Yego nanone abagore simba ndetse ngo barasamara ngo basamaduke, ariko umuntu abiterwa nuko umuntu abateye. Rero ubwo reka ngerageze mbyihutishe kuko ndabona nta kiganiro kirekire turi bugirane kubera ukuntu mbona amagana wawuteye. Ariko nihuse, hari umubyeyi wansanze, hari umubyeyi umpamagaye kuri telefone, ndumva tutari tuziranye, ambwira ikibazo afite. Umumama witwa Mukabahizi Vicky, sinzi nimba waba umuzi. Ni umumama ukiri muto w'inzobe, yarampamagaye ambwira ko yifuza ko tuganira. Ndamubwira nta kibazo turaganira, ariko yanganirije ku buzima bwe, imibereho ye, kuko nta nubwo atuye muri Kigali, mu majyepfo. Ambwira imibereho ye, mbese cyari nk'ikibazo aje kunganiriza kugira ngo tubashe kumugira inama ku kibazo yagize. Mukabahizi sinzi nimba umuzi. Ubwo impamvu naguhamagaye nanagusaba imbabazi, ntabwo nakubwiye uwo ndi we cyangwa nkubwire icyo nguhamagare ko numva utari buze, kiba kimbabarira unakimyihanganire. Ariko ibyo bintu ni ingenzi, numvaga nakora uko nshoboye kose kugira ngo tubonane, mbashe kukubaza nyine, cyangwa se nkugezeho ubutumwa yampaye kugira ngo nimbashe kukubona nzakubwire, kuko afite ibibazo bitari bike muri iyi minsi, kandi avuga ko wamuteye kuba waramusize akanakubura, byose bifatanye. Ubwo mu ncamake niyo mpamvu yatumye nguhamagara. Watubwira Mukabahizi, waba umuzi? Ba Mukabahizi se ko ari benshi, ntamenya ari Mukabahizi ari uwuhe, iki wa hehe, akubwiye ko aje avuye hehe, agamije iki, ibihe bibazo? Ni ku Gikongoro, avuga ku Gikongoro. Ni umumama w'abana babiri, ni naho yambwiye ko ari naho mwabanye, ni naho avuka, n'ubu niho aba. Ariko waza yari yaturutseyo nyine aje inaha kugira ngo tuganire, njye nawe nyine abashe kutugezaho ibyo byose araduhamagariye. Unkeka ubwo ndumva ari umugore wanjye. Ku Gikongoro wamwibutse? Ndumva ari umugore wanjye, nimba Mukabahizi Vicky. Se n'umwana w'umukobwa ntibuka izina rye. Namwibeshye. Hanyuma ibyo nakubwiye atubwiye se urabivugaho iki? None se hari ikibazo se yagize, yaba yagize akaba atakinyujijeho ukakibanyuzaho, cyaba ari iki? Urumva ntago sinzi, iyo aguhamagaye ntago mwitaba. Urumva we yatubwiye ikibazo kuva wagenda uko byagenze, kuko yavuze ko wamubwiye ko ugiye gushakisha i Kigali, ariko ugeze i Kigali telefone uyikuraho, twa dufaranga wajyaga umuha wongera kutumuha, ndetse aza kumenya n'amakuru ko washatse undi mugore i Kigali. Ubwo ngiye yanganirije mu rwego rwo kugira ngo mufashe kugushaka, tumufashe nyine kugushaka. Buriya afite ibindi ndetse agamije cyangwa ashaka, ariko
nta wundi mugore mfite none kandi se nta nubwo yanga amamagara ngo nange kuki wamutaye se? yagiye kupagasa nk'uko abandi bagabo bapagasa ntabwo ari ukumuta. kujya mu kazi no kujya mu kazi ugaherayo no kujya mu kazi buriya umuntu iyo mutakivugana kuri telefone nk'uko mwavuganaga wumva ko yagutaye. Urumva igihe ntabwo namubajije igihe umaze ugiye, ariko yambwiye ko kuva wagenda hashize igihe gitoya ugatangira gukora telefone twa dufaranga woherezaga two kumufasha ukadukupa no kumuvugisha arakubura. Mbese ibintu nk'ibyo sinzi nimba hari aho yakubeshye, niyo mpamvu navuze ati reka nguhamagare wa mugani hari ukuntu umuntu avuga ikibazo cye ariko akagenda yongeramo n'ibindi wenda umuntu atakoze. Niyo mpamvu twifuza kuganira kugira ngo tumenye ese koko ibyo yavuze ni ukuri waramutaye. Umugore wabo se ko numva yahindutse, ibyo bintu avuga byose ntabyo nzi. Ntabwo wamutaye? Namutane kandi naragiye gupagasa. Igihe nagiye gupagasa ndi i Kigali ndi mu kazi nk'uko abizi, ntabwo nigeze muta. Mbese abantu bose bagiye kupagasa bivuga ko baba bataye abagore. Hari icyo kimupimira se cy'ubufasha cyangwa warabikubye kuko atubwiye ko nta kintu kimumarira ari nayo mpamvu ubuzima bumugoye akaba yifuza kugushaka? Njyewe nzi ko hari ibyo nagiye nasizeyo kandi bihagije, mvaga atarakakwiye guhita yihutira kugira ibindi asaba. Kandi twaravuganye tuvugana ko ibindi runaka bizageza iki gihe ngo byaba birangiye gute. Ubwo wasize iki? Ni imirima, ni amafaranga, ni isambu, ni soke? Ntabwo ari kuvuga, ntabwo ari ibishize kuvuga ngo nirwe ndondora, ariko nasize mpashye mu rugo ibintu byose bihari, imyaka arahinga ndetse tugashyiramo n'abakozi. Ikibazo se kiri mu rugo ni iki? Uyu munsi rero arataka avuga ko ubushobozi ntabwo, abana kwiga biri kwanga, kurya inzu bamarakodesha, nyine ubuzima buramugoye kurusha uko mwari mumeze mbere muri kumwe uhari nyine ukimufasha. N'ubu ngubu wagiye umutawe utagira ikintu umufasha, avuga ko bikomeye, ubuzima bumuremereye. Urumva ko ibyo byose uri kubara we ntabyo agifite. Ntabwo nzi uko byashize, nta nubwo nzi uko bingana, ariko we avuga ko nta kintu afite, ari impamvu yifuza ngo agushake. Niba hari icyo mwapfuye ukimubwire asaba imbabazi. Arabeshya nzi ko abana biga, nzi ko mu rugo Urabizi se uherukayo? Yambwiye ko udaherukayo nyine n'abana utabaheruka, nta nawe utamuheruka. Ibyo ari byo byose arabeshya. Niyo impamvu wumva yakubeshyera nyine, kuki yakubeshyera? Telefone yanjye ko itegeze ivaho se niba utavuga ngo arampamagara ntivo. Kereka rero nimba ari kwa kundi umuntu agira ikibazo telefone ikaba itariho akaba yahamagara akumva itariho, ariko ntabwo njye telefone yanjye iriho, ntabwo nigeze mpindura nimero iracyari ya yindi. Hari ubwo njyewe ndagenda nkubwira uko yambwiye kugira ngo ubimenye nyine, n'igihe cyose muzahura uzabashe kubyumva. Yambwiye ko mwari mufite n'inzu, gusa yambwiye ko agukunda cyane kandi aracyagukunda. Yambwiye ko hari inzu yatse 8 iwabo, avuga ko yashatse nyine afite umuryango, ariko mugura inzu Kimisagara, urangije nayo ugiye kugenda urayigurisha. Nyuma yo kuyigurisha akeka ko ariyo ayo mafaranga wafashe ukajya gushakamo umugore, ibintu byinshi. Hanyuma iyo nzu yo bimeze biti? Ntabyo nzi, ntayo. Ese ibintu byose ari kubeshya? Ntayo nzi rwose. Nta nzu mwigeze mugura yanyu bwite? Nta nzu mwaguze? Ariko yo ntaho yagiye. Murayifite irahari? Yagiye rwose. Ahubwo none ayo makuru ayakura hese? Ubundi abagore sinzi ukuntu bateye, sinzi n'ukuntu barinda bumva amabwire. Ashobora kumva amabwire se abwiwe n'iki nimba yagurishijwe yagezeyo amakuru yakuye? Oya, njyewe ntabwo nkunda kubaza umuntu wa mugani bikiri mu magambo. Nagendaga mubaza nti se warabyumvise, warabibonye? Ambwira ko nyuma yaho yaguhamagaraga akakubura yafashe umwanzuro aza kureba wa mugani iyo nzu mwari mwaraguze. Ahageze wasangamo abantu baramubwira ngo iyi nzu yaraguzwe, ni iyabo kandi yari iyanyu. Arongera arataha. Urumva ko yahigereye
agasanga inzu yaragurishijwe kandi nta wundi wagurisha inzu uretse wowe nawe. Iby'inzu byo inzu n'iyanjye narayigurishije kandi kugira ngo ibyo ntabwo bimureba. Iby'inzu byo ntabwo bimureba kuko n'iyanjye. Inzu urayigurishije urabyemera, Narayigurishije ariko ni iyanyu muri babiri ntabwo ari iyawe wenyine. icya mbere inzu ninjye wayiguriye ku bwanjye. Kuba tubana ntabwo bivuze ko igomba kuba uretse gato uvuze ku bwawe kandi we urumva njyewe umfashe uzampa undi mwanya tuzaganire nawe namuhamagaye, kubera ko buriya kenshi mbona iyo umuntu aganirije umuntu umwe ku giti cye hari utuntu bagenda babeshyerana. ubwe we yatubwiye ko inzu yatse 8 wavuga ati mfite famiye niba nk'ibyanjye mbyijere yaka 8 wabo barawumuha. Bamwe niwo mwakoresheje niba sinzi ko mwabigenje, ariko niwo mwaguzemo ngo iyo nzu yanyu muri babiri inzi kwandikwaho nawe mwandikwaho n'ibipapuro by'ubutaka arabibona. None kuki uri kuvuga ngo ni iyawe wenyine kandi wumva wayikurikiranaga kenshi? Nubwo tuyihuje tuyifatanyije, ariko n'ibyo bikurikirana ibikorwa byayo. Mwarasezeranye ko yangiritse nkayisanisha. mwarasezeranye? Ntabwo twigeze isezeranye. Ariko niyo mutasezeranye imitungo bari yanyu mwembi, nta muntu ugira ikintu cye. Nuko mwaguze inzu ni yanyu mwembi, wakabe waragiye kuyigurisha ukamubwira uti rero ngiye kugurisha ya nzu havuye maya tuyakoresha iki, ariko urumva ko bikoze ku giti cyawe wenyine. Kuki uyigurishije hanyuma amafaranga nayo ntagire yabonaho kandi wumva ari umutungo wanyu mwembi? Ariko niba narayigurishije nayikoresheje ibikorwa bindi, ntabwo kugira ngo ibyo ngibyo ntabwo byaba bimurebaho cyane. Kuki wumva bitamureba? Buriya we nta kibazo none niyo ashaka se basi yaje gushaka ariyo ashaka. agashaka inzu ashaka wowe, ariko nanone arareba mu bintu mwashakanye mufite nabyo akabibura. Urumva hari ubuzima bayemo ngo bukennye, hari ubuzima bayemo, hari ibyo atabona, hari ubuzima bayemo abana ntibabona papa, abana ntibabona uburere bwa papa na mama, ariko akanavuga ati hari n'ibyo twari dufite nabyo yajyanye. Ese yabijyanye kuri uwo mugore, yabigurishije ashyira abandi bagore? Urumva nawe ari kwibaza, ntago azi ibyo ari byo. Ariko iki aho ngaho umugore uvuga numvise uvuga se hari umugore yigeze akubwira se nakiyeho? Ego ufite umugore i Kigali inaha. Ibyo bivuye he? Ko yavuze nyine niyo makuru ngo afite. Ko nzi ko nta mugore mfite, nta wundi mugore mfite. Iby'inzu byo narayigurishije yo byo ndabyemera, amafaranga yakoresha izindi business zanjye nta kibazo. Kugira ngo ndumva icyo kitaba ikibazo. Ntabwo cyari ikibazo rwose. Birumvikana uri umugabo nyine mu rugo rwawe ugira imyanzuro yawe, mbese ntabwo byo nabitindaho, ubwo hari uburyo muzabiganira. Hanyuma ku kijyanye n'umugore, nta wundi mugore ufite inaha mu bana? Nta mugore mfite kandi nta n'uwo nteganya. None se kuki utagiye gusura umugore? Utagera igihe ngo ujye utahe abana bakubone n'umugore akubone, wa mugani ayo mafaranga niyo business washoyemo ayo y'inzu, umugore anabone ko nyine ufite amafaranga uri gukora. Ariko aha hantu habayeho guhubuka yihuse cyane, kuko nanjye natekerezaga kujyayo yenda vuba. Natekerezaga kujyayo vuba nubwo ntarajyayo. Nta kindi kibazo. Uyu ukomeze unabitekereza, ariko ujyayo ukomeze unabitekereze unajyeyo, kubera ko wamaze igihe utajyayo. Hanyuma hari ibintu niyo navuga ngo miniyitiye kujyayo, iyo umuntu ari gupagasa ntabwo bivuze ngo ndahita ngenda gutya se ndagenda murandebe mu maso byo bimumara iki, kandi umuntu aba ari gushakisha n'indi mibereho kugira ngo umuntu atere imbere. birumvikana. Gusa urumva we buriya umuntu mutari kumwe, iyo umuntu mutabana mutanavugana cyane utekereza byinshi. Urumva ko we yatekereje ko washatse, ndetse aranabyumva ngo baranabimubwira, yumva ko hari icyo wamuhoye, hari icyo mwapfuye. Burya iyo umuntu agiye mu kazi, n'iyo umuntu agutaye urabimenya. Buriya umuntu iyo agutaye, umuntu wagutaye aragenda, wamugana utwo dufaranga ohereza yongera kutwohereza, kuvugana birarangira,
nyine utuntu twose tubahuza turarangira aho umuntu aba yagutaye. Utwo tuntu rero twose yavuze ko byose ubikora. ese icya mbere sinywa inzoga, kabiri nta bandi gore njyamo, utavuga ko namutaye, avuga ko namutaye de Urumva ntabwo nawe arabizi, ukimubonera umwanya nk'uwo mbere wamuboneraga. Niyo mpamvu abivuga kuko ntabwo umwitaho nk'uko wamwitagaho. Niba ushobora guhamagara umuntu uri muri mutima wose ese umiswe abana bameze bate bariga nta kibazo, ukaba utakibikora ahita yumva ko hari impamvu. sinzi impamvu yahubutse yahise yihutira kuza. Yarakubuze ariko uzi kugira ngo umumama ave mu cyaro azavuga ngo nabuze umuntu, nabuze umugabo. Turi kugana ku musozo rero, nagira ngo wenda ugira ikintu ubwira madamu wawe, wenda ashobora kuzabona kino kiganiro kuko nzanakimusharinga kuko nyine yaje angana kugira ngo mbashe kumufasha. Nagira ngo ugire ikintu umubwira nk'umuntu wa mugani, niba ukimukunda ugira ikintu umubwira, niba ibyo akeka byose atari byo, niba nta mugore ufite, niba amafaranga warashoye muri bizinesi, ibyo birumvikana azabibona, muzahura azabimenya. Gira ikintu ubwira umugore wawe rero mu gihe gishize mutaherukana, mutabonana, mutavugana. Icyo namubwira ntituze, bari ukumufasha nzamufasha, kumuhamagara nzamuhamagara, kuvuga ngo naramwanze ngo naragiye gutyo ngo sinongere kumuvugisha. Nzamuvugisha, nareka ibintu byinshi byo kwiruka mu bantu abaza baririza amakuru atafututse nk'ayo. Iki nta kibazo, kumufasha nzamufasha kandi ndaza no kumuhamagara nta kibazo. Uramuhamagara kuri telefone muvugana? Ndamuvugisha nta kibazo. Bivuze ubu se tubifate nk'aho ibyo yifuza byose ugiye, cyangwa se ibyo akeka byose ugiye kubikemura, ugiye kwisubiraho ku byo agukekera. Utwo dufaranga woherezaga ugiye kutwohereza, mbese hari ibyo ugiye gukemura mu bibazo yaba afite uyu munsi? Erega ngewe umugore wanjye nta kintu mpfa nawe, abizi ko ngewe nta mutima mubi pe. Ubwo rero icyo ngiye gukora ni uko ngiye kumuvugisha, mubaza icyo ashaka, icyo yifuza, tukabasha kubikemurana nta kibazo. Tukabasha kubikemura, ibyo ni byo byiza. Ikindi numvaga wazampa umwanya nkazabahuza njyewe, tukazaganira twese turi kumwe, kuko mu bintu yifuza no kuba mwabonana, kuba mwaganira muri kumwe, nabyo arabyifuza. Nagira ngo njye mbigusabe, ntabwo nzi niba ugira akazi kenshi cyane, ntabwo nzi umwanya umunsi uboneka ufite umwanya. Ubwo njyewe wambwira umunsi uzaba ufite umwanya uhagije, nkazamuhamagara akazaza tukaganira turi kumwe, kubera ko afite ibyo yifuza kukubwira, nubwo wenda bimwe nabikubwiye, ariko hari ibyo yifuza kukubwira, yifuza ko nawe umusubiza, cyane cyane nk'ibyo by'inzu. Ni umugore wawe mwabanye, arifuza kumenya amafaranga bizinesi washoyemo, nimba muri kunguka cyangwa muhomba. Urumva rero nifuzaga ko mwazahura muri kumwe muri babiri, kugira ngo agire nawe wa mugani yiyumvire niba koko ibyo uvuga ari ukuri, cyangwa niba yizere ko agiye kongera akajya kubona nk'uko nyine yambwiye ati umugabo wanjye ndacyamukunda, mutagarutse namwakira. Urabinyemereye? Ibyo nta kibazo, ibyo tuzabivuganaho kandi ejo bundi umwanya ntabwo uzabura, tuzabona ntacyo tubivugaho. Ubwo reka nizere ko bizakemuka, ikibazo cyanyu kikazarangira neza mu mahoro, ukazasubira no mu rugo ukajya gusura umudamu. Ufite umudamu ukiri mutoya, ntashaje. Yego i Kigali hari abagore n'abakobwa beza, kuko buriya umuntu washatse uba waremeye nyine, waramushatse igihe cyose. Niyo mpamvu yinakika akavuga ati byanze bikunze uriya mugabo yashatse undi mugore muri Kigali, bafite amafaranga barahari, bandusha ubwiza barahari. Ariko niba ari ntawe, ni amen. Ntawe rwose nta kibazo. Ubwo nawe ujye ukomeza akazi, ariko wibuke ko hari umwanya cyangwa iminota ugomba kugenera umuryango wawe, kugira ngo bizere neza nyine ko kibatekereza, kandi ko ari buri no gukorera.
buriya iyo umugabo akorera urugo rwe abasha kumenya urugo rwe uko rumeze, abantu uko bameze, ikibura mu rugo nyine gishoboka akagikora. Ariko iyo umugore avuga ati njye ndi papa nk'imama nabaye nyakamwe nari mfite umugabo, ni ikibazo nta n'ikintu mwapfuye. Buriya kenshi umugabo akunze kugenda hari icyo yapfuye n'umugore, umugore aransakuriza, umugore arantuka, umugore arankubita, ariko azasobanura icyatumye ahubuka. urumva yarahubutse. Birambabaje, yarahubutse cyane, yarihuse. Ntabwo ari ngombwa ngo ahite aguhamagara. Ubundi umugore wihangana niwe yaba kwihangana, ukihanganira ibintu. Nimba ntaramuvugisha nkamuvugisha, ariko ntacyo ndaje ndamuvugisha. Ihangane bikore. Tugana ku musozo, reka mbashimire mwese mudukurikirana, mukurikirana ibiganiro byacu, namwe mubana natwe umunsi ku wundi. Ndabashimira kuri comment mugenda mutanga mu biganiro bya buri munsi, ndabashimira cyane cyane kuko ni benshi mugenda mugira inama. Rero niba wakurikiye kino kiganiro ukagisoza, nagira ngo wandike muri comment uko ubyumva, inama wabagira ndetse n'uko ubyumva, kugira ngo tuzakurikirane ino famiye twumve uko bimeze. Kadusubize hano.